twongeye gusuhuza abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri Kenya, abari muri Congo, abari muri Uganda, ndetse abagize isi yose, impande enye zigose isi yose, turabasuhuje. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo riboneka muri Ezekiel ibice 37. Imana iduhana umugisha. Tugiye kuganira mwayo magambo. Nshaka ko tuganira kugirirwa icyizere n'Imana. Aleluya. Imana ikugira icyizere, ugirana n'ikiganiro n'Imana kubera yuko Imana iba yakugiriye icyizere. Aho muri hose rero ndagira ngo mukomere kandi mwambare imbaraga. Amen. Hanyuma reka dusenge kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Uri Data wa twese mwiza, ubereye maso abagutegereje. Nyiringabo Imana, turasenze, dusengeye impande enye zigose isi yose, abatuye isi, kugira ngo umuntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro uze wohereze umwuka wera. Mwuka wera ari we utubera umuyobozi. Turagushimiye kubyumvise, ni mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Imana iduhane umugisha. Nk'uko bisanzwe tugarutse kuganira ku ijambo, ni Dawidi TV. Imana itugiriye neza. Wowe ugiye kubana natwe aribwo bwa mbere, wakora kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bijya bisohoka, ujye ubana natwe. Imana ishimwe. Hanyuma uyu Ezekiel yari yaragiranye n'Imana. Imana yari yaramugiriye icyizere. Ndagira ngo nkubwire ngo aho waba uherereye hose, ubuzima waba urimo bwose, ndagira ngo ukorere Imana kugera ku rwego Imana ikugirira icyizere. Imana yigeze igirira icyizere Ezekiel, imugirira icyizere ngo irangije, yari yibereye ahantu ngo yiryamye, irangije iramusura. Imaze kumusura ngo yari ari mu kibaya, ngo imwereka amagufwa yari yumye, ngo iramubaza ati mbese mwana w'umuntu, aya magufwa yabasha gusubirana? Ezekiel ajya mu mwuka. Agiye mu mwuka, ndagira ngo ikintu cyose ujya kuvuga, ujye ubanza usobanuze Imana. Vuga cyane ati amen. Agiye mu mwuka abanza gusobanuza Imana icyo agomba gusubiza Imana yari imubajije, kuko Imana yari yamugiriye icyizere. Imana ishimwe. Umuntu Imana yagiriye icyizere rero, ibana nawe, ajya inama n'Imana. Imana ishimwe. Ajya inama n'Imana, mbese icyo agiye gukora cyose akagisha inama Imana. Imana irangije iramanuka. Imaze kumanuka iganira na Ezekiel. Imaze kuganira nawe, irangije iramubwira ati dore hariya hari amagufwa yumye, niwitegereza neza ariya magufwa yareba urebe icyo akeneye. Mbese urabona ariya magufwa ashobora guterana kongera gusubira kubaho? Arangije aritegereza, aravuga ngo Uwiteka ni wowe ubizi. Icyo ni icyizere Imana yari yagiriye Ezekiel. Ndagira ngo tuganire. Imana ijya igirira abantu icyizere, ikamanuka bikagera ku rwego Imana imanukira kugira ngo ikugishe inama icyo igiye gukora. Amina cyane. Icyo Imana yari igiye gukora, hari icyo Imana yari igiye gukora, ariko Imana yagishe Ezekiel, imuhisha yuko hari icyo igiye kumukorera. Imana iduhana umugisha. Mu kumuhisha yuko hari icyo yari igiye kumukorera, irangije iramubaza ati ariya magufwa. Arangije arasenga, asobanuza Imana, yinjira mu kirere cy'umwuka. Ageze mu kirere cy'umwuka, ahamagara Imana. Aleluya. Arayisubiza ngo Uwiteka ni wowe ubizi. Akimara kumusubiza, akimara gusubiza gutyo, Imana biramubwiye ati rero huha mu muyaga w'ibirere bine. Agihuha umuyaga umwe uramanuka. Umaze kumanuka, ya magufwa atangira kugenda aterana. Agenda aterana, igufwa risanga iryaryo, igufwa risanga iryaryo, igufwa risanga iryaryo. Ariko kubera ko yari ari mu mwuka, kubera ko yari afite izindi mbaraga, kubera ko yari yaganiriye n'Imana. Aleluya. Ezekiel aho yarari
ngabyitegereje abona ya magufwa yongeye guterana, ariko mu kubyitegereza yarebye neza ngo asanga nta mwuka wari ubirimo. Nubwo ayo magufwa yateranye nta mwuka wari ubirimo. Imana ishimwe. Imana iyo yagiriye umuntu icyizere, Imana imugisha inama. Imana iyo umuntu yamugiriye icyizere, Imana imugira inama, ikugira inama, ikavuga ati mwana wanjye humura uyu munsi nubwo bikomeye ariko ejo bizagenda neza. Yari ari mu kirere cyindi, yari ari mu mavuta, yari ari mu bihe byiza. Aleluya. Aba ni abantu Imana yagiriye icyizere. Imana iduhana umugisha, kandi imaze kumugirira icyizere mbese bagirana ikiganiro. Girana ikiganiro n'Imana muri iri jambo. Girana ikiganiro n'Imana wowe uneze amatwi. Nyemerera wemerera Imana ikuyobore. Nuyemerera izaza kukugisha inama, nuyemerera izakugira inama. Uyu Ezekiyeli nawe yari umuntu nk'abandi, ariko yari afite ubundi. Dore ikibazo twebwe dufite muri iyi minsi. Namaze kwitegereza ibanga, mara kwitegereza ibanga rimwe, ibanga bakera baturushaga. Nta rindi baturushaga kwizera. Impamvu baturushaga kwizera ni iyihe? Hano hari umurwayi aragaragara muri Bibiliya ngo igihe kimwe ngo arangije, ngo yari umurwayi urembye, ngo maze yari ahetswe n'abantu 4, ariko arangije bamugejeje imbere, arabaza ati abamugejeje aho Yesu yari ari. Imana ishimwe. Mu kumugeza aho Yesu yari ari nta kindi cyakurikiyeho. Arangije aramwitegereza, arangije yararwaye igihe kirekire, amazi ati mbese urashaka gukira? Aramubwira ati ndabishaka. Aleluya. Icyo Yesu, icyo abakera baturushaga kwizera. Yamubwiraga ati rero urashaka gukira? Yahita agasubiza ati ndabishaka. Akamusubiza ati rero noneho ubwo ushaka gukira, ikorera uburiri bwawe wigendere, ukwizera kwawe kuragukijije. Yesu rero yabaga ageze ibintu bijya byemera. Imana ishimwe. Ariko impamvu ngira ngo twongere dusenge, tugishe inama, Imana itugira inama, Imana itugirire icyizere. Amina cyane. Abantu bakimara kumva izo nkuru z'uko Yesu yabaga akiza, umuntu w'iki gihe ashaka, niba umubwiye Imana ubanza umwereke ibimenyetso. Niba umubwiye ubukwe ubanza umwereke umusore umurambagiza, niyo abasha kumva neza ko ubukwe buriho. Ari umuntu w'iki gihe, niba umubwiye ko Imana ije kumugaba, banza ukore no mu biganza, ubanza umuhereze. Abantu b'iki gihe bakeneye Imana, bakeneye ibintu bigaragara. Urumva abantu ba kera ikintu baturushaga, iyo yapfaga kumva Imana ivuze. Aleluya. Imana ishimwe. Iyo yapfaga kumva Imana ivuze, yahitaga yumva ari mu yandi mavuta, agahita yumva niba Imana ivuze ngo ubukwe, akumva buraremetse. Niba Imana ivuze inzu, akumva iyo nzu iraremetse. Niba Imana ivuze amakado, akumva ayo makado arasohoye. Ariko abantu b'iyi minsi ntabwo ariko bakimeze. Imana ishimwe. Rero twongere tugaruke, ubundi umuntu Imana iganiriye nawe, ikagirana ikiganiro nawe, iba yamugiriye icyizere. Ndagira ngo nawe ahantu uherereye hose ugirane ikiganiro, ahantu uri wizere Imana, Imana itugiriye neza. Imana ikugirire icyizere kugera ku rwego ibyo ikora byose mbese iza kukugisha inama. Si uko iyo yari igiye kubaza Hezekiya ngo imubaza ati ariya magufwa mbese yabasha gusubirana. Imana yari ibizi ko ashobora gusubirana, ahubwo nuko Imana yakundaga Hezekiya, yarangiza kumukunda ikabona idashobora kugira icyo ikora imuhisha. Ndagira ngo dukorere Imana kugera ku rwego Imana ijya gukora igitangaza ibanze kunyureho, ica mu marenga. Ariko ica mu marenga iyo ikoze byibuze uravuga ngo ibi bintu nari mbifiteho amakuru.
ndagira ngo rero Imana itugirire neza, mwebwe mumurikiranye kuri Dawidi TV. Imana ishimwe. Oya, Imana uburyo ishaka ko tuyikorera, ishaka nibivuze uhite wumva, wikenera yuko muzivuga ibanza gwigwa ibimenyetso. Imana ivuga nk'Imana kandi Imana ikora nk'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Imana iduhane umugisha kandi Imana y'amahoro itwambike imbaraga. Turi gukorera mu gihe dukeneye imbaraga, kandi turi gukorera mu gihe ubundi umukozi nyawe, Imana ishimwe, umukozi w'Imana nyawe ari mu gihe akoreramo. Igihe ari gukoreramo ni igihe kigoye, ariko nubwo ari igihe kigoye, Imana yanumye ngo nze nkubwire ngo ba maso uyikorere kugera ku rwego ikugirire icyizere, nawe nijya gukora ikintu ikugisha inama, ikunyureho. Nimara kukunyuraho ikubwira ati mwana wanjye komera biriya narabibonye. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu mugabo rero, sema amen, yakoreye Imana. Dawidi yakoreye Imana agera ku rwego Imana yamugiriye neza. Imaze kumugirira neza, mbese agirana icyizere n'Imana, cyangwa agirana ikiganiro n'Imana. Ngira ngo tuba twese mwe mumurikiranye kuri Dawidi TV, ndagira ngo dukorere Imana kugera ku rwego Imana ikugirira icyizere. Amaze gukorera Imana imugirira icyizere, imusezeranya kuzamuha igihugu. Ariko mu kubimusezeranya, igihe yarahagazemo n'icyari kumwemerera yuko ari kuzabona ubwami bitewe n'ubuzima yari arimo. Aleluya. Ndagira ngo mwebwe muneze amatwi mwumve Imana ibyo ivuga nikoreraho ni ruto ruto, ariko Imana muri iyi minsi ya none, Imana ikeneye umugabo ikeneye umugabo iranyuraho kugira ngo imubwire ibyo igiye gukora. Imana ikeneye umumama iranyuraho kugira ngo imugirire icyizere. Ikeneye umusore iranyuraho kugira ngo imugirire icyizere. Ikeneye umukobwa kugira ngo ibyo igiye gukora ugirane ikiganiro n'Imana, ugirane icyizere. Imana itugiriye neza. Niza ku gasozi utuyeho ikubwira ati ariko ako gasozi nje kukanyuraho, ako gasozi nkanyuzeho, umenye bamugiye Imana igukeneyemo. Nta kindi gihe rero Imana igukeneyemo. Imana ntigukeneye mu bihe by'umunezero, Imana ntigukeneye mu uzaba umeze neza, ahubwo Imana igukeneye mu gihe gisa nk'iki, igihe utuyira twagiye twifunga, kugira ngo wowe usigaye uhagaze neza igirane ikiganiro nawe, iguha amakuru y'ibyo igiye gukorera ku gasozi k'iwanyu. Sema amena cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Twari turi kuvuga ku bantu Imana yagiye igirira icyizere ikabanyuraho. Dawidi yamugiriye icyizere, imunyuraho imubwira ko izamuha ubwami, yarabubonye. Imugirira icyizere, imunyuraho imubwira ko imurinze Sawuli, ibyo yarabibonye. Nawe korera Imana ahari nubwo urugendo rukomeye, izakugirira neza cyane. Turanezerewe rero, Imana ishimwe. Narindimo mfite ijambo Imana yari ikuntumyeho ngo bana n'Imana ikugirire icyizere, ibyo ugiye gukora byose Imana ikunyureho. Sema amena cyane. Reka dusenge Imana, tuzasubira ikindi gihe. Uri data wa twese mwiza, urera ugakiranuka. Imana ihamagara inyenyeri zikayitaba, yahamagara ibyaremwe byose bikitaba, ndetse nta kitararemwe nawe, ibintu byo ku isi hose byaremwe nawe. Turagushimiye ku bw'iki kiganiro. Reka umwuka w'Imana arushaho kugisobanurira buri muntu wese. Tugushimiye kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ibahe umugisha.